hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Impamvu ya mbere nuko akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi byose byajyana n'ibyo. Nabwiye ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga, bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu munsi ngiye kuvuga ku muganga, umwanditsi, akaba n'umuyobozi w'inyeshyamba, umudiplomate n'umuhanga mu bya gisirikare, Che Guevara. Che Guevara yavutse ku itariki 14 Kamena mwaka 1928, avukira ahitwa Rosario hariya muri Argentina. Ababyeyi bamwise Ernesto Guevara de la Serna. Yavukiye mu muryango wishoboye, middle class. Mu ishuri akaba umuhanga nubwo yarwaraga indwara ya asthma. Guevara yaje gusoza amasomo y'ubuvuzi muri Universidad de Buenos Aires mu mwaka w'1953. Mu biruhuko by'amashuri ubwo yigaga muri kaminuza yakundaga gusura ibihugu bitandukanye bituranye na Argentina. Mu mwaka w'1951 yakoze urugendo rw'amaze amezi 9 yose, aho yatemberaga ibihugu byo muri Amerika y'Epfo. Uko gukunda kugenderera ibihugu rero bituranye byamuteye kubona ishusho nyayo yuko za leta zo muri Amerika y'Epfo zakandamizaga abaturage. Iyi mitegekere mibi yanenze rero we ku giti cye yabonaga ariyo soko y'ubukene bwari bwugarije ibyo bihugu. Mu mwaka w'1955 yaje gushakana na Hilda de Gea, nubwo bamaranye imyaka 4 gusa. Nyuma yo gutandukana yaje gushaka undi mugore witwa Aleida. Che Guevara rero yabyaye abana bagera kuri 5. Ibyo kuba impirimbanyi ya politike birumvikana ko byatangiye kera. Mu busore bwe n'abagenzi be biyunze mu barwanyaga ubutegetsi bwa Juan Perón, uyu yari perezida wa Argentina. Mu mwaka w'1955 ubwo yabaga muri Mexique yaje guhura na Fidel Castro na murumuna we Raúl Castro. Aba bagabo uko ari 3 baje gutegura umugambi wo kuzatembagaza ubutegetsi bwa Fulgencio Batista bw'inyeshyamba za Movimiento 26 zageraga ku butaka bwa Cuba ku ya 2 Ukuboza mu mwaka w'1956. Guevara ari kumwe n'izo ngabo bayobowe na Fidel Castro mu misozi miremire rero ya Sierra Maestra. Guevara na Fidel baje kwakira ibihumbi byinshi by'urubyiruko. Umutwe wabo wa M26 karindwi. Iyi karindwi isobanura ukwezi kwa Nyakanga. Mu rugendo rwo kubohoza Cuba, Guevara yari umujyanama wa mbere wa Fidel Castro. Yaje no kujya ayobora ibitero ku ngabo za Fulgencio Batista. Uyu mu bijyanye n'ibya gisirikare abenshi ntibahwema kugaragaza ko yari umuhanga mu kurwana. Mu mwaka w'1959 M26 karindwi yaje kugera ku ntsinzi itembagaza ubutegetsi bwa Fulgencio Batista. Nyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa Batista, Fidel Castro yabaye perezida. Che Guevara amushinga gereza ya Cabana. Che Guevara ariko yaje kureka kuyobora iyo gereza ubwo yahabwaga inshingano zo kuyobora banki nkuru ya Cuba. Nyuma y'umwaka umwe yaje guhabwa inshingano zo kuba minisitiri w'ingabo. Che Guevara ntabwo yabaye icyamamare kubera ko ari mu bahigitse ubutegetsi bwa Batista gusa, ahubwo nuko amatwara ye yarashingiye ku mahame ya gisocialiste n'ibitekerezo bya Karl Marx. M26 karindwi imaze gufata ubutegetsi, bashyigikiye politike yo gusaranganya ubutaka ku baturage, guteza imbere inganda, kuvugurura uburezi, guha bene igihugu uburenganzira busesuye mu kuyobora ibigo byigenga ndetse n'ibindi. Byatumye na Fidel Castro rero bakomeza gukundwa n'abantu benshi cyane. Guevara ntabwo yaheranwe n'icyubahiro n'imyanya myiza yari afite mu gihugu cye, ahubwo yahisemo gukwirakwiza ibitekerezo bye mu mahanga. Mu mwaka w'1935 yagerageje gutangiza impinduramatwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko biramunanira. Nyuma yaho yagize uruhare runini cyane mu gufasha abashaka kubohoza ibihugu byabo nko muri Guinea Bissau, Cape Verde n'ahandi hatandukanye. Nyuma y'ibyo bikorwa byose yaje kwerekeza muri Bolivia mu mwaka w'1937. Ubwo yerekezaga muri Bolivia yashakaga kuhatangiza umutwe warwanyaga leta yabo. Gushinga umutwe wa gisirikare yabigezeho, ariko gufata igihugu biramunanira. Guevara
yahigishwaga uruhindu n'abanyamerika icyo gihe binyuze mu kigo cyabo cy'ubutasi cya CIA. No muri Bolivia hoherejwe ingabo zo gutoza iz'icyo gihugu mu kurwanya umutwe w'uyu mugabo. Ku itariki 9 Ukwakira mwaka 1967 yaje kwicwa arashwe nyuma y'igihe yari amaze afashwe mu gitero yagabweho n'ingabo za Bolivia. Agifatwa muri buka amagambo yavuze, ayo magambo yaramamaye cyane. Agifatwa yaravuze ati ave windasa, ndizera ko munyene ndi muzima kurusha napfuye. Ayi ni amagambo Che Guevara yavuze ubwo ingabo za Bolivia zamugwaga gitumo. Uyu mugabo rero yarasiwe ahitwa La Higuera ariya muri Bolivia. Mu ijambo rye rya nyuma yabwiye watumye kumurasa ko nta bwoba afite kuko agiye kwica umubiri gusa. Ibi ni byo koko kubera ko nanubu hirya no hino ku isi abantu baracyemera ibitekerezo bya Che Guevara. Bishe umubiri ariko Che Guevara yasigaye mu mitima y'abantu benshi cyane. Che Guevara ntiyahwemye kwandikwaho ibitabo byinshi n'amafilime menshi, arakinwa kubera we. Niyo mpamvu n'abakunzi b'inzu y'ibitabo badahwema kumbwira batari ko mu ijambo ryahindura ubuzima Che Guevara ntakaburemo. Uyu munsi rero munyemerere tuvuge kuri amwe mu magambo yahindura ubuzima yavuzwe na Che Guevara. Yavuze amagambo menshi akomeye ariko ay'ingenzi ngiye kuyahuriza muri aya ngaya. Che Guevara yigeze kuvuga ngo mu mpinduramatwara umuntu aratsinda cyangwa agapfa. Aranavuga ngo guceceka nayo n'andi mahitamo yo gutanga ibitekerezo. Che Guevara yavuze ijambo rikomeye ngo sinigeze niyumvamo ko ndi umuhanga mu by'ubukungu, ndi impirimbanyi ntabwo ndi umucuruzi. Burya abantu b'intwari ntibakunze kuba abahanga mu by'ubukungu, ntibakunze no kuba abahanga mu by'ubucuruzi. Umucuruzi icyo abatekereza ni inyungu, ndunguka iki? Umucuruzi atekereza gutanga bike akakira byinshi. Intwari yo itanga byinshi ikakira bike kugeza ubwo ishobora no kuhasiga ubuzima, kugeza no ku rwego itanga byose birimo n'ubuzima bwayo. Che Guevara yaravuze ngo umunyamahirwe muri ubu buzima muriya wirimbisha imbere kurusha uko yirimbisha inyuma. Aranavuga ngo niba udashobora no kuba wabipfira ntukwiriye no kubitunga. Niba udashoboye kubipfira ntukwiriye no kubitunga. Che Guevara yaravuze ngo ntushobora kumenya ko ufite impamvu igihumbi zo kubaho neza utarigeze ubona impamvu imwe ikwereka ko ugiye gupfa. Umuntu warokotse niwe wenyine ubona neza ko hari impamvu zikomeye zo kubaho. Hari igihe isi ikwereka impamvu 100 zo gupfa. Iyo urokotse rero uba ugomba kwiyereka ko ufite impamvu 1000 zo kubaho. Che Guevara yaravuze ngo amagambo adafite ibikorwa nta gaciro aba afite. Che Guevara yaravuze ngo amaherezo yose ugize ku kintu runaka ashobora no guhita ahinduka intangiriro zawe ku kindi kintu kisumbuyeho. Che Guevara yaravuze ngo uburyo bwiza bwo kuvuga no gukora. Reka ibikorwa bivuge kuruta n'amagambo. Reka ibikorwa byawe biba ari byo bisakuza aho kuba umunwa wawe. Che Guevara yaravuze ngo gutsindwa rimwe ntabwo bikuraho amahirwe yose yo kongera gutsinda. Aranavuga ngo kugwa kwanjye simbyitayeho, hapfa kuba hari undi muntu uri bufata imbunda yanjye agakomeza akarasa mu kimbo cyanjye. Uyu mugabo yaravuze ngo umwotsi w'itabi mu gihe cyo kuruhuka ni inshuti ikomeye ku musirikari uri wenyine. Che Guevara yaravuze ngo nahitamo gupfa mpagaze aho gukomeza kubaho mfukamye. Uyu mugabo yaravuze ngo niba uhinda umushyitsi kubera akarengane kose uri mugenzi wanjye. Aranavuga ngo hari igihe bigusaba kubanza gutakaza byose kugira ngo ubashe kugera kuri byinshi bishoboka. Che Guevara yaravuze ngo ushobora kubaho neza cyagiye ukurikiza amategeko yawe bwite washyiriyeho ubuzima bwawe. Aranavuga ngo ko buri munsi abantu bagorora umusatsi wabo kubera iki batagorora imitima. Niba buri munsi abantu bagorora umusatsi kubera iki batajya bagorora imitima buri munsi. Niba buri munsi abantu basokoza imisatsi yabo bakorera isuku umubiri wabo kubera iki batabikora ku mutima. Che Guevara yaravuze ngo ukuri niyo ntwaro yonyine yatuma ubaho ubuzima bwawe uticuza. Aranavuga ngo ntitugomba kwizera ko ubwigenge ushobora gutsindirwa nta rugaye. Yigeze no kuvuga ngo reka dukore na biriya bavuga ko bidashoboka. Uyu mugabo yaravuze ngo buri muntu wese agira ukuri mu mutima we hatitawe kuko yaba afatwa kose. Buri muntu wese agira ukuri mu mutima we hatitawe kuko yaba afatwa hanze kose. Yaravuze ngo gukatira umuntu rwo gupfa ntabwo dukeneye gusa gihamya y'icyaha yakoze,
ahubwo dukeneye kumenya niba ari ngombwa ko yicwa. Che Guevara yaravuze ngo niba mu rugendo rw'ubuzima urimo ubona nta mbogamizi uri guhura nazo, menya ko iyo nzira ntaho izakugeza. Che Guevara yavuze ijambo rikomeye ngo ni ibintu bibabaje kutagira inshuti, ariko nanone birababaje kurushaho kutagira abanzi. Che Guevara yumvaga ko kutagira inshuti bibabaje, ariko kutagira abanzi bikaba bibabaje kurushaho. Yizeraga ko uriya utagira abanzi ari uriya utagira icyo akora. Utagira icyo akora niwe utagira abanzi, uriya utagira icyo ageraho niwe utagira abanzi. Abanzi nicyo kimenyetso cya mbere cy'uko hari intambwe utera mu buzima. Ugomba rero no kwiga ubwiru buri mu kubabaza abanzi bawe kandi utabakozeho. Ubwo bwiru nta bundi uretse gukomeza gutera imbere. Nutera imbere uko byagenda kose hari igihe uzagira abanzi. Burya guhangana nabo ntabwo ari byo. Ntugahangane n'abanzi bawe kubera ko abanzi bawe ntacyo guhomba bagira. Umuntu ukwanga nuko burya uba umurenzi, akwangira ko umurenzi. Uriya ukurwanya akurwanya kubera ko abona umurenzi, kabone nubwo waba ubona kurenze nawe aba afite ubwoba yuko umurenzi. Ntugahangane nawe rero kubera ko iyo uhanganye nawe niwe ubihomberamo. Ntugahangane n'abantu babi ntacyo guhomba bagira. Cyandi bavuga ngo iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube yikunda umwanda. Kwihorera kwiza rero ku bantu babi cyangwa se ku mwanzi wawe no kurushaho gutera imbere. Che Guevara yaravuze ngo nibyo koko isi ishobora kuduhindura, ariko ntitukibagirwe ko natwe dufite ubushobozi bwo kuyihindura. Isi yaduhindura yego, ariko natwe twayihindura. Aranavuga ngo gushyira mu gaciro si ugusaba ibidashoboka. Yigeze no kuvuga ngo impinduramatwara ni iriya iba iyobowe n'umutima ukomeye w'urukundo. Che Guevara yaravuze ngo ubuzima si uguhora wishimira intsinzi, ahubwo ubuzima ni ukugira ubushobozi bwo kunesha gutsindwa. Mu magambo yose Che Guevara yavuze mu nyemere nyasoreze kuri iri, yavuze ijambo rikomeye ngo impinduramatwara ntabwo ari pome igwa iyo yeze ukayitoragura ukayirya, ahubwo impinduramatwara ni ukurira igiti ukajya kumanurayo iyo pome. Ni kimwe n'intsinzi. Intsinzi ntabwo ari pome igwa iyo yeze ukayitoragura ukayirya, ahubwo intsinzi ni ukurira igiti ukajya kumanurayo iyo pome. Ari n'amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare impirimbanyi Che Guevara.